twongeye kubaha ikaze abari kudukurikirana. Iyi ni Duel TV. Duel TV ni channel ya Gikristo, ni channel y'umuryango ya family igamije kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana, tubagezeho kugira ngo mwaguke mu buryo bw'umwuka, kandi ni channel muzajya mukurikiranaho ibindi biganiro bisanzwe mu buryo bwa entertainment, kugira ngo mubashe no kwaguka mu buryo bw'umubiri. Roho nziza ikorera mu mubiri mwiza. Haleluya. Roho nzima mu mubiri muzima. Niyo mpamvu hariho iyi channel Duel TV, kugira ngo muhabwe umugisha. Imana ibaho umugisha. Hari abari mu Rwanda mudukurikiranye, muhabwe umugisha, mukore subscribe kuri ako kantu kakazogera k'umutuku, mukandeho. Hari abari muri Afrika, mukore subscribe. Hari abari i Burayi, mu bihugu muri leta za Amerika nyinshi, mukande subscribe. Hari abari mu Fransa, muri Belgique, muri Canada, muri Sweden. Mwese nimubona iyi Duel TV, mukande kuri ako kantu ka subscribe kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Ndabashimiye. Amazina yanjye ni Reverend Pasteur Dukuzeyesu Jean Aime. Imana ibaho umugisha. Ndi umushumba mu itorero Blessing Miracle Church. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, hanyuma tuvuge kuri iri jambo ry'Imana. Haleluya. Mana, turagushima kuri Imana ikomeye, turagushima kuri Imana igira neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kubanye natwe, urakoze kuri kumwe natwe. Tuguhaye karibu, tuguhaye ikaze. Vugira muri twebwe ko turi igikoresho cyawe. Ubwire abantu bawe, ubwire ubwoko bwawe ibyo ubwira ijambo ryawe, kugira ngo bongere bumve uburyohe buri mu ijambo ryawe, bafatanye natwe kukuramya no kuguhimbaza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Turasoma mu gitabo cya kabiri cya Samuel, igice ni cya 9, umurongo wa mbere. Tumanuke hasi gato. Igitabo cya kabiri cya Samuel, igice ni cya 9, tumanuke hasi gatoya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi agira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu witwa Siba. Baramuhamagaza ngo yitabe umwami. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni njye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiri wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Lodebari. Umwami aramutumira, amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karamugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwaso Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Imana ishimwe cyane. Nafashe iri jambo ndi gusenga, ndi gutekereza kuza kuganira nawe, ndi umutwe uvuga ngo nta inenge abantu bakubonaho ntabwo zizabuza Imana kuzuza umugambi wayo ku buzima bwawe. Ndasubiramo neza. Inenge abantu bakubonaho, inenge abantu bakuvugaho, inenge abantu bagutekerezaho, inenge abantu bakwibazaho, inenge abantu birirwa bandikirana kuri message, birirwa bandikirana kuri WhatsApp, inenge utambuka ku bantu bakaryanira n'inzara, ntabwo zizabuza Imana kuzuza umugambi w'icyo Imana yatekereje ku buzima bwawe. Kuko Imana ntabwo ireba nk'abantu, kandi ntabwo itekereza nk'abantu. Imana ishimwe. Ntabwo Imana yumva amabwire, ntabwo Imana ireba abantu bayikura mu ngwino tukwereke. Imana izabikorera kwiyubahisha kubw'umugambi gufiteho. Uyu ni Mefibosheti. Mefibosheti yavutse ari muzima, avuka ari umwana nk'abandi. Mefibosheti yavutse ari muzima, avuka ari umwana nk'abandi. Avuka ku mwana witwa Yonatani. Yonatani yari igikomangoma kibyarwa na Sawuli. Sawuli ari umwami w'Abisiraheli. Imana igambira gukura Sawuli ku ngoma, ndetse icyo gihe haba intambara nyinshi, hatera Abafilisitiya, harimo na Goliyati.
baratera. Bamaze gutera biba ngombwa ko Sawuli apfa na Yonatani arapfa. Ngo muri iyo ntambara bari kwirukanka, ngo umukozi, umwana w'umuja wari uhetse Mefibosheti, ngo Mefibosheti aramunyufuka aramucika, ngo yitura hasi agwa ahagaze kubera yari uruhinja, ngo amaguru ahita amugara. Mefibosheti yari yaravutse ari muzima, yari yaravutse agenda, ariko gusa ngo uwo mukozi ari kwirukanka, uwo muja w'ibwami yirukanswa n'izo ntambara, Mefibosheti aramanuka yitura hasi amaguru aramugara bitewe n'iyo ntambara. Bitewe n'iki? N'iyo ntambara. Nuko wa mukozi barakomeza aramujyana, ngo amujyana ahantu hitwa Rodebari, nkuko wava mu ntara urimo, mu mujyi urimo ukajya mu ntara iri kure. Yego, Dawidi rero afata ubwami. Ndagira ngo mwumve impamvu Siba yaje akabwira Dawidi ngo Mefibosheti aramugaye ibirenge. Niyo shaka kumvisha. Aha twasomye igice cya 9. Mu gice cya 5 cyo mu gitabo cya 2 cya Samweli haravuga ngo Dawidi amaze gufata ubwami, hari amoko 9 uko imiryango y'Abisirayeli ikurikirana: Abayuda, Abasibiyoni, Abagadi, Abalewi, Abanafutali, Abazebuluni, Abayisakari. Bose bagombaga kuza bakayoboka Dawidi, bakamuyoboka nk'umwami. Ariko havamo imiryango 2 yanga kuyoboka Dawidi. Harimo Abasibiyoni n'Abayisakari banga kuyoboka Dawidi. Banze kuyoboka Dawidi, ngo Dawidi biramubabaza cyane. Baravuga ngo kuki abandi 10 bashobora kunyumva, 2 ntibanyumva. Ngo yagiraga rero umugaba w'ingabo witwa Yowabu, wari umunyamahane, ngo ariko ari n'indwanyi ikomeye, ngo yahoranaga inkota mu ntoki. Babwira Dawidi ngo tubatere. Dawidi aravuga ngo mbere yo kubatera mubandikira urwandiko mubabwire ngo tuzabatera niba banze kuyoboka ku neza. Ngo bageze ku marembo neza yinjira, ngo aba mu mudugudu basubiza Dawidi urwandiko, nawe baramwandikira. Barabwira ngo wowe Dawidi, wowe twumvisha amateka yawe, wari umushumba uragira intama za so hariya hirya Yesayi. Wowe ntabwo watubera umwami. Imana banze yaribeshe kukwimika, ntabwo watubera umwami, ntibishoboka. Ngo Dawidi biramubabaza. Ngo akiri muri ibyo, ngo muri urwo rwandiko asanga handitsemo, mu gice cya 5 cyo muri Samweli wa 2 asanga handitsemo ngo wowe uzaze n'ingabo watoranije, ngo tuzashyira ibimuga, abamugaye ku muryango, ngo n'impumyi tuzishyire ku muhanda. Ngo nubasha gutsinda abo bamugaye, ugatsinda abo bamugaye, ugatsinda n'izo mpumyi, ngo tuzemera utuyobore. Ngo Dawidi asomye iyo paragrafe, icyo gice, ngo yumva arasuzuguritse. Kuba we nayo wabo bagiye kumutega abamugaye, ngo bakamutega n'impumyi, ngo aba ari byo arwana nabyo. Nawe mbabarire wumve special force yatozwe, abashepe bari kumwe n'umwami batojwe. Warangiza baje kugutera ukabandikira ngo wowe uzabatega abamugaye mu nzira, ngo batege n'impumyi, ngo nibatsinda abo bantu, ngo nibwo uzemera ko bayobora igihugu cyawe. Nta gasuzuguro wumvamo aho ngaho, nta kintu urimo wumvamo. Ngo Dawidi ahita arahira, ngo ahita avuga ngo nihagira impumyi, nihagira n'ikirema kiri busigare, ngo Imana ibimpore bikabije. Ngo uwo munsi bakora ikintu kitigeze kibaho, ngo bafata za mpumyi na bya birema, ngo babijugunya mu isumo ry'umugezi. Ngo igihugu cyose baracyoza neza, noneho bareka kurwana n'abantu bazima. Ngo Dawidi n'ingabo ze bagasigara bahiga gusa umuntu w'impumyi n'umuntu wamugaye, ngo akaba rero bafata barwana nawe gusa, bamujugunya mu isumo. Ngo barangije, ubwo Dawidi yahinduraga icyo gihugu, biranditswe ngo Dawidi ahindura igihugu cyose. Ngo ahita arimo ava muri icyo gihugu, ngo ahita ashinga urugabano, ashinga impamvu, ashyiraho bariyeri. Ngo aravuga ngo nkiri Dawidi nk'umwami, ntihazagira impumyi, ntihazagira ikimuga, ntihazagira umuntu umugaye. Tuvuga uyu munsi umuntu ubana n'ubumuga, ntihazagira umuntu ubana n'ubumuga urenga iyi bariyeri ngo yinjire muri Yerusalemu, nkiri Dawidi nk'umwami. Ngo ibyo barabyandika, bashyiraho n'abarinzi b'abasirikare bashinzwe kujya basubizayo inyuma abantu bamugaye n'abantu b'impumyi. Urumva Dawidi igikomere yarahagiriye. Reka rero ngo umunsi umwe yicare
ashake kugirira neza uba warasigaye wo mu muryango wa Yonatani. Kuko Dawidi mbere yuko aba umwami yishe Goliyati ajya kuba ibwami, ariko na mbere yacurangiraga Sawuli. Ariko cyane urukundo rwa Dawidi na Yonatani rwabayeho igihe Dawidi yaramaze kwica Goliyati. Dawidi yaje kuba ibwami ndetse Sawuli amushingira umukobwa we. Yesu ashimwe cyane. Umbwire Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ngo bituma Sawuli ashaka kwica Dawidi inshuro nyinshi, ariko uko ashatse kumwica Yonatani akamukiza, uko ashatse kumwica Yonatani akamukiza. Ngo baragenda barakundana, ngo imitima yabo iba nk'agati gakubiranije. Ngo Dawidi akunda Yonatani kuruta uko yikunda, ngo na Yonatani akunda Dawidi kuruta uko yikunda. Ngo bigera naho Yonatani yijishura umwitero awuha Dawidi, ngo afata n'inkota ayiha Dawidi, kandi ntabwo yari azi ko ari profesi, ntabwo yari azi ko ari mamuha ubwami, kuko Yonatani niwe wagombaga gusimbura Sawuli. Ibyo rero ngo Dawidi amaze kuba umwami, amaze gushyiraho ba Safu baririmba, abaramyi baririmba, amaze kubona igihugu gituje, ngo ahita atekereza, ngo asa n'uganira aganiriza abatware, ngo ariko nta waba warasigaye ngo mugirire neza ku bwa Yonatani, nta waba warasigaye mu nzu ya Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Ndumva ashaka kumugirira neza. Ngo bahita bamubwira ngo hari umugaragu, hari umujepe wakoreraga Sawuli witwaga Siba ari hano. Ibyo ari byo byose ayo makuru arayazi, kuko abana ba Sawuli arabazi, n'abuzukuru ba Sawuli arabazi. Ngo bahamagara Siba aritaba. Ndagira ngo ngere kuri message yawe, yigezeho ntega amatwi neza, ngeze kuri message yawe. Ngo Siba hageze, ngo umwami aramubaza ngo ni wowe Siba? Ngo aravuga ngo yego mwami, umugaragu wawe nitwa Siba. None se nta wasigaye bo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Siba aramubwira ngo arahari, uwasigaye arahari. Ariko Siba yibuka ya bariyeri Dawidi yashyizeho itazarengwa n'umuntu wamugaye, ngo ahita yongeraho, ngo aramubwira ngo nubwo yasigaye akaba ahari, yamugaye ibirenge. Ashatse kubwira Dawidi hari ahantu atarenga, hari urwego atarenga. Iyi niyo message yawe ngufitiye. Hari abantu bazi kuvuga inenge yawe, kubera ko yabyariye mu rugo, buriya nta wakongera kumurambagiza. Reka mutangarize, kubera Imana yawe, Imana igiye gutuma urambagizwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Buriya kubera ko yanyuze mu buraya cyane, ntabwo yashaka ngo abyare. Ndagira ngo mubwire ngo Imana niyo itanga urubyaro, abo bantu bari kubivuga si wowe warutanga. Yesu ashimwe cyane. Buriya rero abaye imfubyi birarangiye, buriya ubupfubyi bwe buzamwokama, amashuri yarahagaze. Ndagira ngo mubwire ngo Imana ni se w'imfubyi. Abantu bazi inenge. Buriya rero abaye umupfakazi, buriya birarangiye. Buriya abaye umupfakazi birarangiye rwose, n'abana be bazaba bajura, bazaba indaya. Ndagira ngo mwibutse, Imana ni umugabo w'abapfakazi. Buriya rero ubwo ari kuburana, akaburana n'umurusha amafaranga, akaburana n'umukire, bakabyita inenge. Buriya urubanza ntabwo azarutsinda. Ndagira ngo nkwibutse, Bibiliya iravuga ngo iki? Imana niyiburanira abadafite shinge na rugero, ikababuranira. Abantu bazi inenge zawe, bazi inenge z'ibyo udashoboye, bazi inenge zituma bavuga ko hari aho utazagera, bazi inenge zituma bagushyiraho bariyeri, bavuga ko hari icyo utazaba cyo. Bazi inenge bashingiraho, bazi inenge bahagararaho, bazi aho wavukiye, bazi ubuzima wakuriyemo, bazi ko wacuruje ibisheke, bazi ko wacuruje ibigori, bazi ko iwanyu nta watunze imodoka, bazi ko iwanyu nta watunze igare. Wibarenganya barabizi, niba nabivuga wibarenganya. Witinda ku bantu bari kuvuga inenge zawe kandi ubizi ko ibyo bavuga ari byo, ahubwo hanga amaso Imana itabara ititaye kuri izo nenge. Hanga amaso Imana itabara ititaye kuri izo nenge. Icyo Dawidi umwami ashaka kumenya ni uko hari uwasigaye. Iby'inenge ntabwo ashaka kubimenya. We yabajije ngo hari uwasigaye ngo mugirire neza, haba hari ukiriho ngo mugirire neza. Ariko umwana w'umuntu agiye akwexipoza nabi. Ubu hari abazi inenge birirwa bavuga, birirwa bakora amaraporo,
bazi ko utazabona promotion muri ako kazi, bazi ko utazandikwa kuri liste ngo nawe ubone mission nk'abandi mu kazi ukora, kubera inenge bavuga, kubera inenge bazi. Ariko umwami arimo arashaka kumenya niba warasigaye. Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi uzi ukuntu yasubije Siba, aramubwira ngo yaba afite inenge yaba atazifite, aho ari hose Irodebari uko haba haresha kose, ndashaka mugende mumuzane. Ngo nuko barambuka barenga ya bariyeri, baragenda bagira Irodebari, bazana Siba abona bamurengeje bariyeri, yumva aratangaye. Hari ibintu Imana igiye kugukorera wumva uratangaye. Surprise z'Imana. Yesu habwa icyubahiro. Reka mfatanye nawe gusenga. Kuvuga mbese siko kuyamara. Haleluya. Ariko izerane nanjye, hirya y'inenge bari kubona hari umugambi w'Imana. Hirya y'ibyo bari gushingiraho bagukorera amaraporo mabi, hari umugambi w'Imana. Hirya y'ibyo bari gushingiraho birirwa bagusebya, birirwa bakumyaza, baguserereza, hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ndagushimira Mana ko iyo ugiye kudutabara utita ku byo abantu batuvuga. Ndagushimira Mana ko iyo ugiye kudutabara utita kuko abantu batubona. Ndagushimira Mana ko iyo ugiye kutugirira neza wita ku mugambi wawe, ukita ku cyo watuvuzeho, ukita ku cyo tubonaho, ukita kuri ejo hazaza, ukita ku cyo waturemeye. Ndagushimira ko hari ba Mefibosheti wibutse, hari ba Mefibosheti utabaye, hari ba Mefibosheti uvanye Irodebari, uvanye mu gisuzuguriro kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimira ko hari ba Mefibosheti uwubakiye, uhaye promotion kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Byambaje Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Ushobora gukenera gusengana nanjye, ariko nkoresha WhatsApp. Nimero ngiye kuguha unyandikire kuri WhatsApp 072 4 3 3 6 Iyi ni nimero wanyandikiraho wumvisha ufashijwe ngo dusengane. 072 2 072 4 3 6 5 Imana ibagirire neza, ibavane Irodebari mu izina rya Yesu, amen.